Ni ukuvuga ngo abasore benshi iyo uri umukobwa igihe cyose umukobwa uwo uri we wese yumva yagusambanya, ariko ntabwo umukobwa wese yagirwa umugore. Ako kantu sinzi nimba mutari mukazi. Ntabwo umukobwa wese yagirwa umugore. Kubera iki? Guhoberana bikura ibicuro ku mutima, Imana ntipfa ihoraho, nta buranga burangaza dufite, ubukumi nibukwanga uzapfuke itako. Mu gihe amatako y'umwari yabaye amatangazo, ubusore bwawe bupfuye ubusa. Inshuti magara nifite akuka igushyingura utayitumyeho ngo uyihe amabwiriza, igakubanira neza abandi ijuru rizaguhemba. Uwima umuto aba yimye umukungu. Ntukarye amanwa aho wakavuze, kandi ntugate n'umwanya aho utakavuze. Kubunga n'umunyu biwuhindura ivu, ubutunzi bw'isi buyoyoka nk'igicu. Ntukitware uko utahanzwe, ingendo y'undi iravuna. Ukize ubusore arabubagira, umwari nuntera amatsiko, igiseke iyo gipfunduwe amatsiko arashira. Amaso aracumuza, ishyari n'ishyano ryo risenya ubumwe, ariko uvuga ibyiza akomerwa amashyi. Reka ngushimire cyane kandi nguhe ikaze wowe udukunda ukaba unadukurikiye hano ku Mwana TV. Ngushimire cyane kandi nkwifurize umugisha w'Imana utagabanyije. Nakubwiye ngo ubukumi nibukwanga uzapfuke itako. Hari amabanga ageze kuri abiri shaka ko tuganiraho, cyane cyane ndibwirira abakobwa. Ubukumi nibukwanga uzapfuke itako. Ibyo bishatse kuvuga iki? Abakobwa benshi muri kino gihe mwibeshya ko burya umuhungu iyo mukoranye imibonano mpuzabitsina aribwo ari buze kugutwara mu rugo akakugira umugore. Ndakubwiza ukuri, aho harimo kwirengagiza, harimo ndetse no guhusha intego. Abasore benshi bafite icyo twakita nk'amabanga bagendana kandi baziranyeho. Akaba azi neza ko nakubwira ko muri bukore imibonano mpuzabitsina, akongeraho ko mushobora kubana, aricyo kintu gishobora kumworohera, ariko nawe ukumva ko aribwo buryo buzima. Oya, burya abasore benshi bifuza gukora imibonano mpuzabitsina, ariko ntabwo bifuza kuyikorana n'uwo wenda ashobora kuvuga ati uyu nguyu nzamugira umugore, uyu nguyu yaba nyina w'abana banjye. Ntabwo ari byo rwose. Buri abakobwa benshi mubyibeshyaho. Ni ukuvuga ngo abasore benshi iyo uri umukobwa igihe cyose umukobwa uwo uri we wese yumva yagusambanya, ariko ntabwo umukobwa wese yagirwa umugore. Ako kantu sinzi nimba mutari mukazi. Ntabwo umukobwa wese yagirwa umugore. Kubera iki? Abahungu bagira ibitekerezo ku ruhande rumwe tutabura kuvuga bimeze nk'iby'abana. Aratangira akavuga ati uriya mukobwa murongoye yambana munini, uriya mukobwa murongoye yagira ibere rinini, uriya mukobwa murongoye ntacyo yangezaho, kandi ndashaka umugore muto uteye gutya uturuka muri uyu muryango. Ariko kugusambanya byo biroroha rwose, biroroha kandi bikoroha nk'amazi, nk'uko unywa amazi bikoroha. Abakobwa benshi bakunze kuvuga ko nimba bakundanye n'abahungu, ibanga rya mbere riba ririmo rizatuma umuhungu amwizera ndetse bakagera ku rwego rwo kubana, ngo nuko agomba kugira gute, agomba gukorana nawe imibonano mpuzabitsina. Abakobwa benshi kandi ntabwo muravumbura ko burya iyo umaze gukora imibonano mpuzabitsina n'umusore uba utanze uburenganzira 100% bwo kujya kure yawe rwose. Abahungu iyo mumaze gukora imibonano mpuzabitsina, amatsiko yaragufitiye cyangwa se amarangamutima yarafite agutekereza yose ahita ashira. Ni ukubera iki rero? Ni ukuvuga ngo muri karagiteri z'abasore habamo ikintu twakita irari no kutamenya igikenewe mu gihe cyacyo.
abahungu benshi bavuga ko iyo ataryamanye n'umukobwa yitwa ikigwari, akavuga ati abantu bazanyita ikigwari, abantu bazabona ko ntashoboye. Ndetse aranavuga ati abakobwa ba kino gihe bakunze kwiryamanira n'abasore, n'ubundi nintaryamana nawe azaryamana n'abandi. Bigatuma rero avuga ati uko byamera kose ngewe ndafata icyemezo cyo kuryamana n'uyu mukobwa, ndafata icyemezo cyo kumuporopoza rwose, mwereke ko ngiye kumugira umugore. Akavuga ati nimbimubwira ibyo arabishingiraho abyemere. Kandi koko niko bigenda, umuhungu iyo agukunze harimo mu byo aba agomba kwitwaza bya mbere, agomba kuba avuga ati wenda afite uburyo mbayeho mu buryo kandi bushobora kuba bunshimishije, nawe abona rimwe na rimwe nshobora kumusaguriraho. Kikaba rero ikimenyetso cy'uko uyu mukobwa aza kwemera ko turyamana, wowe ugashingira ku bikorwa akora. Icya kabiri akavuga ati ndanamusezeranya ko ngiye kubana nawe. Buriya abakobwa ntabwo muramenya ko iryo ari ryo turufu rya mbere umuhungu ari buze kuzana, avuga ati uyu mukobwa nimubwira ko ngiye kubana nawe aranyubaha, aranyumvira, bituma avuga ati noneho umuntu wemeye kuwumbera umugabo, umuntu wemeye ko tugiye kubana, nta mpamvu yo kugira ngo koko mbure kugira gute, mbure kuryamana nawe. Ubwo rero kenshi iyo umaze gufata icyemezo cyo kuryamana nawe, ndagira ngo nkubwirize ukuri ko amahirwe wari kuzabona kuri uwo muhungu, ibyiyumviro umuhungu yari afite n'amatsiko wamuteraga, byose birahita biyoyoka. Umuhungu arahita afata umwanzuro wo kuvuga ati yewe ubwo kubana nawe birarangiye, icyo namushakagaho. Eka mbahe story imwe, umuhungu umwe yaterese umukobwa, aramutereta rwose, abishyiramo imbaraga, abishyiramo ubushobozi, aravuga ati uyu mukobwa nzamugeza ku rwego numva nifuza. Agira gutya, aravuga ati rero wa mukobwa we ndagukunda, kandi yewe ikigamije nuko nshaka kubana nawe. Umukobwa arabyishimira, aravuga ati mu by'ukuri ndumva koko igitekerezo ufite nanjye ndagishyigikiye kandi biranejeje, kuba wemeye ko nabana nawe. Ntekereza ko atari jye mukobwa njyenyine uzi, ahubwo ni icyemezo cya kigabo ufashe cyo kunshima ukemera ko twabana. Nanjye ndabigushimiye, ariko kandi nanakwemerera ko rwose ibyo uvuze nanjye nabyumvise, nanjye ndiyemeza kuzakubera umugore. Nuko umuhungu arangije amaze kuvuga ati rero ubwo mbivuze, buriya mushyize ku kagozi, ashobora no guhakanira n'abandi, bigatuma koko nzamwegukana akaba umugore wanjye. Mu by'ukuri umuhungu ntabwo aricyo yaragamije, umuhungu ntabwo aricyo yaragamije, ahubwo yaragamije nyine kwimara irari, yaragamije kugira ngo abashe kukugeraho. Bwa mbere urumva inzira yarahereyeho zari zoroshye. Nuko bukeye umuhungu aramubwira ati rero ndifuza ko tuzajya gusangira tukishima tukanezerwa. Umukobwa ntabwo yari azi gusamara, kandi yari azi ko kujya gusangira ari ugusesagura no gutakaza amafaranga kandi bakeneye mu minsi iri imbere. Umukobwa rero aramubwira ati rero wa muhungu we, mu by'ukuri gusangira ntabwo mbyanze, kandi ni n'ibintu byiza, ni n'ibintu rwose biryoshye, ariko ndumva atari ngombwa cyane. Ahubwo reka dupange gahunda zacu, tunarebe budget ihagaze gute, turebe mbese uko twabigenza kugira ngo dusohore amafaranga kandi wenda tunayakeneye. Ubwo urumva umukobwa yari agize amakenga, maze kugira amakenga, nuko umuhungu ariko arakomeza nyine, nawe aresista, aramubwira atoya humura wibigiraho ikibazo, kuko amafaranga agiyewe ndayafite n'inkinda ku mutindi, ibyo ntubigireho ikibazo, kandi ndabizi neza ko uzishima uzanezerwa. Nuko umukobwa arakomeza, nawe aravuga ati se uyu muhungu ushaka kunsohokana tukajya gusangira, mu by'ukuri ubundi kubera iki yumva ari byo yashyira imbere kurenza ko yaza tukaganirira mu rugo, noneho n'ayo mafaranga tukazayakoresha ibindi. Umukobwa nyine agira amakenga, amaze kugira amakenga aravuga ati ubwo ngize amakenga nta kibazo, reka noneho wenda mwemerere atazagira ngo nabyanze, nshira ubwoba ngende, ariko ngende niteguye, nzi ko wenda najya mu bindi bintu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina ndamuhakanira, ndamukwepera. Nuko
umuhungu baragiye. Nuko akora urugendo rutari ruto, ngo aramusohokanye, agiye kubonabona umuhungu yinjiye muri geto y'umusore, yaje kumenya ko ari y'umusore ari uko atangiye gukinga. Aramubwira ati se hano naho ni iwawe? Umuhungu aramubwira ati rwose ni mu rugo rw'inshuti yanjye. Inshuti yawe? Ati none se ni gute ufite urufunguzo rw'inzu rw'inshuti yawe rw'inzu ye? Umuhungu aramubwira ati ibyo ngibyo ntabwo yewe bikureba. Umukobwa ako kantu agakubita mu bitekerezo. Umuhungu nimumbwiye ngo ibyo ntabwo bindeba. Aramugatoye yewe babarira umbwiza ufite urufunguzo rwe se murabana? Ufite urufunguzo rwe gute? Umuhungu ahita amukururira mu nzu. Umukobwa nibwo yabonye ko bitoroshye, ahita agira gute, ahita afata icyemezo cyo kumukurubana. Amukurubanya umukobwa bararwana, rero barwanira aho. Aravuga ati mbo ndabona ari intambara utangiye. Bararwana pe, bararwana. Umukobwa nawe ntabwo yari umukobwa w'imvugo rimwe, yari umukobwa nyine uzi guhangana. Arahangana. Urabizi ko n'abakobwa b'iki gihe nyine nabo kenshi aba yiteguye, yambaye yikwije, yishyiriyemo n'undi mwenda w'imbere twakita nk'agakabutura ariko gafashe, ushobora kwambariraho ikanzu nyine umuntu ntarabukwe. Sha bararwanye, bararwana. Umuhungu arananirwa n'umukobwa arananirwa, ariko umuhungu yanga gutsindwa. Nuko byatinze umuhungu noneho atangira kurakara, atangira gukubita umukobwa, amuziza ko yanze gukora ibyo ariho ashaka. Umukobwa abonye hajemo ibintu by'intambara noneho no gukubitwa, ugafata icyemezo cyo kurwana ashaka kugira gute, gusohoka. Nk'abantu mwe, umuhungu yagerageje kurwana nawe, umwenda wa mbere wo hejuru umucikiraho, umwenda ukurikiyeho umucikiraho. Byararangije umukobwa aravuga ati uko byamera kose aya ni amahano, muciriyeho imyenda. Kandi uri kumva ko yari yamaze kurya umwanda, yari yamaze kurakara, yari yamaze gushavura, ku buryo nta bintu by'imibonano byari kubaho. Umuhungu cyakora uruhande rumwe navuga ngo yamubereye ifura, kuko yagize gutya, aramubwira ati mu by'ukuri habayeho ibintu byo guforosanya, ariko mbabarira rwose dukora ibyo dukora, hanyuma ibindi ndajya kugurira imyenda. Umukobwa aramubwira ati wa muhungu, njye ntabwo nshobora gukora imibonano mpuzabitsina nawe ku mpamvu zirenze imwe. Iya mbere, nturi umugabo wanjye. Iya kabiri, n'ibirenze ibyo ngibyo, hariho ubwandu butandukanye, indwara utamenya. Njye ntabwo nzi ngo urinde, uri muntu ki mu buzima bwawe bwa buri munsi. Sinzi nuko wirirwa, sinzi nuko urara, n'ubu urantunguye kubona uriho ukingura runo rugo. Nuko umuhungu nawe yajya ku isitamu ati nta kibazo umukobwa atoya, njyewe mbabarira, ahubwo shaka ukuntu ubona umwenda nkasohoka hano nkataha. Cyakora umuhungu nawe ashobora kuba yarabitekerejeho, rimwe akabitekerezaho kabiri, akavuga ati se niba umukobwa twarwanye umwanya ungana gutya ntagire icyo akora, birashoboka ko wenda nina forusa bishobora kuba bibi kurushaho. Yarasohotse aragenda ajya kumushakira ikanzu ku isoko hirya aho ngaho, ikanzu arayizana, umukobwa asohokaho. Ariko byarabatanyije ku buryo ntago bakomezanyije urukundo rwabo. Rero mu by'ukuri mwa bakobwa mwe, bwa mbere buriya hari ibintu byinshi mujya mwibeshyaho, kandi buriya iyo umuntu akubwira ikintu ugomba no kugitega amatwi cyane ko biba biri mu nyungu zawe. Icya kabiri, buriya kubaho ni ukwigishanya. Ushobora kukubwira aya magambo wayagenderaho akagufasha. Ndagira ngo nkubwize ukuri ko buriya ubundi
ibanga rya mbere ryo kugira ngo wigarurire umuhungu, ibanga rya mbere ryo kugira ngo wigarurire umuhungu ni ukumwima, ni ukumwima. Nimba ushaka kwigarurira umuhungu ukamwigarurira, mugendere kure pe, ahubwo wongere urukundo. Ndagira nkubwize ukuri, nukora icyo kintu umuhungu azagukunda, ashishikare, agire amatsiko, avunike, ate umutwe. Rero natangiye nkubwira ngo ubukumi nibukwanga uzapfuke itako. Mu magambo make, nimba ubona mu by'ukuri wowe umaze gufata risike bahungu barenze umwe, babiri, batatu, ntacyo bakumarira, ni ikimenyetso kwanza cyerekana ko ibyo urimo ntabwo ubizi. Kubw'ibyo rero fata icyemezo, wambare, wikwize, upfuke itako ryawe, yewe babandi warangazaga bibagirwe, ubundi uvuga uti ntegereje Imana. Kandi nusenga biraza kuguhira pe. Ngewe ngufitiye ubuhamya bw'amasengesho y'umumaro usenga, kandi Imana igahita igusubiza. Buri Imana ntabwo ari umuntu ngo ikumve ariko igonona. Ntabwo Imana, buriya abantu benshi nuko mutazi gusenga, ngo uvuge uti mfashe umwanya wanjye wo gusenga, cyangwa se ngo wegere umuntu mubwire uti ni ukuri ndakwinginze sengera. Nigeze gusengera umuntu, nuko musengeye bicamwo, icyo ntabwo wenda byari biri kuri urwo rwego rwo kuvuga ngo yashakaga umugabo cyangwa yashakaga iki, ni ibintu private wenda ntashobora kukubwira, ariko naramusengeye ndamubwira nti mu by'ukuri Imana iraguha igisubizo mu gihe kitarenze ukwezi. Igisubizo yarakibonye, ariko babandi bashaka kutumva ibintu nk'uko bikwiye kumvwa, baratangiye ati uko bimeze kose harimo indi mbaraga, ntago ari Imana yabikoze. Rero buri icyo nshaka kukubwira, emera ko Imana ikora. Ubukumi nibukwanga uzapfuka itako. Kandi abakobwa benshi uyu munsi mwagaragaje amatako yanyu, mwayeretse abahungu, mwaragaramye mukora uko mushoboye kose, muravunika, murivunagura, muravuga muti turebe ko byibura twenda twazunga. Ariko ndagira ngo bwize ukuri, burya agaseke iyo kamaze gupfundurwa ntabwo kaba kagiteye amatsiko. Ibyo bintu ugomba kubyumva, n'uwo byabayeho uzamenye ko ari amahirwe yagize, kandi nimba byaramubayeho uzabaze runaka na runaka nawe yagiye ahura n'ibibazo n'ingorane nk'izo zo kuba yariyemeje kujya gufata risike yo kuvuga ngo abonane n'umuhungu, ariko bikarangira umuhungu amutengushye. Reka rero nkubwire ngo nimba ushaka kumenya ubwenge kandi ugashaka no kubana n'umusore nk'uko ubyifuza, erega bwa mbere murabizi ko mugira amahirwe mugakunda. Icyo gikundiro cyanyu rero mwari mukwiye kujya mugiprofita. Ntabwo byari bikwiriye ko buri umwana w'umukobwa ejo ngo ugire gutyo umuhungu umwe akurebemwo, uwa kabiri akurebemwo, uwa gatatu akurebemwo, uwa kane akurebemwo, abasore barenze 10 bose baze bakunyure mu maguru bigende. Utekereza ko hari ubwenge uba ufite se? Nta bwenge uba ufite, kuko bwa mbere nimba umuntu yaje undi akaza bose bakagucika, ni ikimenyetso cyerekana ko nta bwenge ufite. Ugomba gufata icyemezo cyo kuvuga ngo ibintu ndabihagaritse. Inshuti zanjye, reka mbashimire, mbibutsa ko kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugendekera neza no kubana natwe umunsi ku munsi. Imana ibagirire neza.